Ni saa moya zuzuye neza kuri Radio Rwanda turabasuhuje mwese abateze amatwi Radio Rwanda n'umwanya w'amakuru tuza kugaruka tubabwira zimwe mu ngingo tugarukaho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta haranenga abanyamahanga ngo usanga bagira uruhare mu guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibi ngibi yabigarutseho kuri iki cyumweru mu kiganiro cyahuje abanyarwanda baba mu mahanga n'abayobozi mu nzego zinyuranye. Naho akarere ka Nyarugenge ku bufatanye n'umujyi wa Kigali bari mu mushinga wo kubakira abaturage mu bice byegereye ruhurura ya Mpazi bakahimuka kuko ngo ari ahantu bigaragara ko hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Naho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rurahamagarira abanyarwanda bose muri rusange kwitandukanya n'indonke z'amafaranga yabashora mu byaha by'ubugambanyi, amacakubiri, gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi ahanini binyuze mu ihererekanya makuru kuri internet n'imbuga nkoranyambaga. Igihe cyose rero bizagaragara ko ayo mafaranga yaturutse muri ibyo bikorwa by'ubugambanyi byo gusebya, gukura amacakubiri mu banyarwanda basebya igihugu bifashishije izi mbuga nkoranyambaga bagamije kugira ngo babone indonke, nababwira nti rwose barye barimenge kuko n'abamategeko arabareba. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry uza kugaruka birambuye kuri ingingo muri aya makuru. Naho muri gahunda yatumenye igihugu Radio Rwanda irakwerekeza hitwa Twibarangure ni mu mirenge wa Kabarore ho mu karere ka Gatsibo. Uraza kumva inkomoko y'iri zina ryihariye ku hantu nk'ahangaha. Didase mu mahanga ku wa kabiri w'icyumweru gitaha ejo bundi Samia Suluhu Hassan perezida w'igihugu cya Tanzania byitezwe ko azagirana ibiganiro n'abagore bo mu gace ka Dodoma bagera ku 1000. Naho umuryango w'abibumbye yasabye ko habaho ubufatanye bwihuse bw'ibihugu guhangana n'imitwe y'iterabwoba ikomeje guhitana ubuzima bw'ikiremwa muntu. Nyuma yaho muri Burkina Faso abagera ku 132 bishwe muri iki gihugu. Turerekeza no muri Yemen abagera ku 17 nibo bapfuye nyuma yaho igisasu gitewe mu mujyi wa Malibu. Birakekwa ko arabo mu mutwe w'abahuti bateye bombe. Alphonse Muhire Munana nawe niyibizi Isa ndigena ari ku buhanga bw'ibyumba. Mukanya turagaruka turambura aya makuru. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981 nibwo Mukaza Bernadette yinjiye igisirikare azagungana na bagenzi be bajya mu cyahoze ari Zaire anyuze muri Cyangugu Bukavu akomeza ari Goma ku buryo yamaze umwaka wose agenda mu mashyamba. Ubuzima ari bubi cyane kuri we n'abana be batatu. Gusa mu yafashe icyemezo cyo gutahaza yikandagira abwirwa ko azicwa. Nje gutahuka nanjye naje nikandagira kuko batubwiraga ko umuntu cyane cyane wabaye mu ngabo za kera akaba atahutse, batubwiraga yuko umuntu yahageze bamwica. Mfata umwanzuro rero ndaza kandi mpageze mbona ibyo babeshyaga bavuga ngo mu Rwanda barica mbona ntabihari. Ndi umubyeyi w'abana batatu, abo bana nagize amahirwe bariga ndetse biga za kaminuza. Uwa gatatu niwe ukirimo kwiga kaminuza, abandi bararangiye. Kandi ibyo byose mbikesha iyi leta yamfashije. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside Dr Bizimana Jean Damascene avuga ko hari ibirimo gukorwa kugira ngo abakuze barimo gusaza bifashishwe mu gusobanurira amateka. Igikurikiraho ni ukufatanya kureba uburyo urubyiruko cyane cyane n'abandi bamenya ko ayo makuru ahari, bakamenya aho bayashakira, noneho nabo bakayakoresha mu buryo bwose bushoboka. Aho rero niho tubishyira kuri website urubuga nkoranyambaga. Hanyuma mu periode yo kwibuka dushyiramo imbaraga nyinshi, ariko nk'ubu mu gihe cyo kwibuka ngera mu mazimisi mubikurikira tugerageza kuvuga mu nshamake umunsi ku munsi uko jenoside yagenze. Ibyo nabyo twabishyize mu gitabo kiri mu ndimi 3, Igifaransa, Ikinyarwanda n'Icyongereza. Ubu noneho no mu buryo bw'amajwi tubisohora umunsi ku munsi muri izo ndimi 3 ku buryo bifasha kubihererekanya bikageraho hirya no hino ku isi. Mu kiganiro cyakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga, abanyarwanda bari hirya no hino ku migabane inyuranye batanze ibitekerezo byabo ndetse n'ibibazo bafite ku mateka y'igihugu cyabo bahabwa ibisobanuro. Hejuru y'ibyo nashakaga kumenya abashakashatsi b'u Rwanda hakorwa iki kugira ngo bakomeze kugaragaza icyaba cyihishe inyuma y'abahakana n'abapfobya jenoside. Muzi ko umuryango nyarwanda wagizweho ingaruka zikomeye na jenoside yakorewe abatutsi, bityo rero dukwiye kwirinda ko ibyabaye byasubira ukundi. Birasaba rero umusanzu wa buri munyarwanda wese, tukirinda icyadutanya ahubwo tugahuriza kubaka ubumwe bw'abanyarwanda ndetse no guteza imbere igihugu cyacu. Ikintu cyakozwe ahangaha rero ni ikintu ko twahagurutse, community irahaguruka irandika, ni nabyo
ngira ngo sindagireho ni guhaguruka abantu bakandika bakavuga ko ibintu byabaye ari bibi. Umunyarwandakazi Janine, umunyeshuri uba mu gihugu cy'Ubusuwisi, yagaragaje uburyo nyuma ya jenoside ibihugu byinshi bitumvaga neza ibya jenoside, ariko uko u Rwanda rwakomezaga kwiyubaka ni nako n'ibihugu byinshi byagiye bihindura imyumvire. Nta cyumweru cyahitaga batavuze n'ab'u Rwanda, batavuze na leta yacu, ahubwo twanavuguruza tugasubiza bakadushyira mu nkiko. Urwo rugamba rukomeye cyane. Icyo navuga nuko isomo rikomeye giye ku bwanjye natwe ngira ngo community nari ndimo yaboneyemo nuko buriya niyo umuntu agira ngo akugire nabi ngo aragutera agutera nawe kumenya ingufu zawe. Twahoraga turi maso, tukagira n'icyo kintu cyo kumva ko nubwo turi bake beza, tugahora tumenya amakuru, tugahora tunabasubiza, tunamenya n'ukuntu twishakamo inshuti zadufasha mu rugamba turimo. Noneho n'imiryango yacu kagenda yaguka, yinjizamo n'abantu batari abanyarwanda, yifatanya n'indi miryango za Memorial de la Shoah, havukana Ibuka Europe, ntabwo ari sanzwe ari Ibuka Europe, za community zacu nazo zitangira no gufatanya n'izindi zitari z'abanyarwanda. Ndatekereza hano urugero twakoze ikintu cya jumelage n'ahantu hitwa Dieu le Fi, habaga mu witwa Jean Carbonard. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Vincent Biruta yaneze bamwe mu banyamahanga bakomeje gupfobya imibare y'abazize jenoside, nubwo jenoside ubwayo avuga ko atari imibare. Iyo nzira yo kwibuka rero ibibazo birimo ni ibyo nakomeje kuvuga: gupfobya, guhakana babikora ku buryo bwinshi no gupfobya. Hari ababihera no kuvuga ngo gutanga impamvu za jenoside, ngo ndege Habyarimana yitaraswa nta cyari kuba, ariko gahunda zo umugambi wa jenoside wo wari uriho, uburyo yagombaga gukorwa n'uburyo yagombaga gutangira nabyo ubwo byari bifite uko byateganyijwe. Abo ni bamwe, abandi bakajya mu bintu by'imibare. N'umuryango w'abibumbye ubwabyo usa n'uwohewe mu mibare, ukunda gukoresha ngo 800 n'iki, kandi hano mu Rwanda muzi ko habaye ibarura n'amazina n'iki, tukagera muri miliyoni irenga, ariko ugasanga 800, ndetse bamwe basanga hariho n'abantu ku giti cyabo bagira batya bakijijisha bati hafi 500, ariko jenoside ntabwo ari imibare. Nubwo nayo kuyigabanya cyangwa se kwerekana ko ari mitoya, nabyo biba bifite icyo bigamije. Muri ikiganiro urubyiruko rwasabwe kwirinda kugwa mutego w'abakuze wo kubangisha u Rwanda, nyamara nta ruhare bagize muri ayo mateka mabi. Basabwe kwigira ku ntwari igihugu cyagize mu bihe bya kera no mu bihe bya vuba, ndetse bagafatanya kubaka igihugu cyabo. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Turagushimye Kwizera. Nyuma yo gutabwa muri yombi hakurikiranyweho ibyaha birimo guhisha ingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi uwitwa Karasira Aimable, ubu ngubu hari ibindi byaha byongereye kuri ibi ngibi yarasanzwe akurikiranyweho. Ibyo ngibyo bikajyana no kuba ngo afite umutungo adashobora gusobanura inkomoko yawo, mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwo rwadutangarije ko mu iperereza ry'ibanze amafaranga abarirwa muri miliyoni 30 y'u Rwanda yasanganywe kashe mu rugo no kuri telefone, ndetse n'andi kuri konti zitandukanye muri banki, ngo yangaya yagiye amugeraho haturuka mu basanzwe bagambirira nabi ku Rwanda ndetse n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Dr Murangira Thierry uvugira RIB yaboneyeho kandi muri rusange gusaba abaturage kwitandukanya n'indonke z'amafaranga yari yo yose yabashora mu byaha biremereye nk'ibi ngibi. Ubundi umuntu uba ugomba kugaragaza inkomoko y'amafaranga utunze, nk'uko iyi ngingo y'itegeko rivuga. Umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza. Mu iperereza ryakozwe, mu iperereza ry'ibanze biragaragara ko menshi muri ayo mafaranga inkomoko yayo ari abantu baba hanze bayamwoherereza. abo bantu akaba ari babandi n'ubundi barwanya leta, birirwa bahakana bapfobya jenoside yakorewe abatutsi, bakoresha amafaranga bafite bakayaha abantu nka Karasira n'abandi, bakajya babavugira ibyo babategetse, cyane cyane birimo ibi bintu byo guhakana jenoside ndetse n'amagambo agamije gukurura imvururu mu Banyarwanda. Ku mafaranga nk'ayo biramutse bihindutse icyaha koko amategeko amuhamya kikamuhama, yahanishwa iki? Igihano usibye biriya bindi, igihano specifically kuri iyi ngingo yo kudasobanura inkomoko y'umutungo
yahabwa igihano kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarengeje imyaka 10 ndetse n'amafaranga yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 y'agaciro k'umutungo adashobora kugaragaza aho inkomoko yawo. Ubutumwa turi butange burajyana n'ibi ngibi byaho hari abantu bibeshya ko bashobora gucuruza igihugu cyabo bifashisha uburyo butandukanye burimo imbuga nkoranyambaga za YouTube, Facebook n'izindi, bagakwirakwiza ibihuha bagambanira igihugu cyangwa se bagisebya, bakwirakwiza propaganda igamije gukurura amacakubiri mu banyarwanda ngo babone amafaranga. Ibi twabigereranya nko gutema igiti wicayeho, kuko ingaruka byanze bikunze zikugeraho, ingaruka mbi z'ibyo bikorwa umuntu aba arimo. RIB rero irihanangiriza abantu bose bakora ibikorwa bishobora gusubiza abanyarwanda mu kaga, basebya igihugu bifashishije izi mbuga nkoranyambaga, bagamije kugira ngo babone indongo muri kwa gukoresha imbuga nkoranyambaga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside kugira ngo babone amafaranga. Igihe cyose rero bizagaragara ko ayo mafaranga yaturutse muri ibyo bikorwa by'ubugambanyi byo gusebya, gukurura amacakubiri mu banyarwanda, amategeko azakurikizwa. Nababwira nti rwose barye bari menge, kuko n'abamategeko arabareba, abazabashyiraho agomba gushyirwa. Ntabwo RIB izivanga mu bwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, ariko igihe cyose warenze umurongo washyizweho n'itegeko nshinga, amategeko azakurikizwa. Dr. Murangira Thierry, umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Mu yandi makuru, polisi y'igihugu yerekanye abantu 11 yafashe mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku ya gatanu Kamena batwaye imodoka basinze ndetse banarengeje isaha yo kugera mu rugo, hariyo saha ya 4 z'ijoro. Mu mujyi wa Kigali hakaba hafatiwe 8 naho mu karere ka Musanze hafatirwa 3. Abafatiwe mu mujyi wa Kigali ubwo berekwaga itangazamakuru kuri iki cyumweru bemeye amakosa bakoze, yanashimangiwe n'ibipimo bya polisi. Nari ntwaye ntashye amasaha ya curfew yenda kugera, and then barampagarika bampimye basanga nyine narengeje urugero gatoya. Nkaba nabisabira imbabazi nkangurira n'abandi tutazabikora. Icyanda cyemera nkaba ngisabira n'imbabazi. Navuye ku kazi ntinze, biba ngombwa ko amasaha mfata ko njya akazi kanjye nkora bituma umuntu atahatinze. Rwose ubundi ni nabwo bwa mbere bimbaye, ubundi ntabwo bijya bimbaho. N'abantu twagiranye akanama biba ngombwa ko bigenda gutyo. Bavuye mu kazi saa moya biba ngombwa ko mura n'abandi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera akaba yibukije abarenga ku mabwiriza ko barimo gukora amakosa kandi bazajya bayahanirwa. Ubutumwa rero dutanga n'ubuhe nuko ibihe turimo bidakuraho yuko abantu bagomba kubahiriza amategeko, yaba aragenda n'umutekano mu muhanda cyangwa n'amategeko yose yo kwirinda ibyaha n'amakosa atandukanye. Turagira inama rero yuko babivaho bakabireka, kubera ko ntacyo byabamarira, ahubwo byabashyira mu kaga. Wakora impanuka ugapfa cyangwa se ukahasiga ubuzima, cyangwa se ukaba wayiteza n'abandi nabo bakahasiga ubuzima cyangwa bagakomereka. Ariko noneho no muri ibyo byose ushobora kwanduriramo COVID-19. Nibiveho rero babireke, ariko abatabireka barakomeza bafatwe kandi banahanwe, imodoka zabo zifungwe, bacibwa amande, yiyongeraho yo kugenda ku masaha yarenze yemewe, ariko none ntimushya zabo tuzifate. Abantu barakina mu bintu bikomeye. Dukomeje n'aya makuru, mu kanya turaza kwerekeza Rubavu Didasi, hari ibiri gukorwa ubu ngubu mu kugoboka abafite ingo ndetse n'amazu byagiye byangizwa n'ibitingito iheruka muri iki gice cy'igihugu. Ariko Didasi, banza urebe ibitekerezo niba hari ibyo abari kumva amakuru bagarutseho ku nkuru tumaze kubagezaho nizo bumvise. Ibitekerezo byaje ni byinshi. Nk'uyu wita Olivier Dushimiyimana ati ni ukuri birakwiriye ko umuntu ufite umutungo adasobanura aho wavuye azahanwa n'ibimuhama. Awita Desire w'i Rwanda tindi Nyaruguru Rwamiko, ni ukuri ntabwo bikwiye ko hari abagipfobya jenoside yakorewe abatutsi kuko yarabaye, ahubwo twigire ku mateka. Ibindi dukunda amakuru ya Radio Rwanda. Naho hari uwita Etienne Murengezi akavuga ko ari Kicukiro, abo bantu bose kabisa nibemere icyaha nibahamwa n'icyaha cyangwa se n'amakosa bakoze babihanirwe n'amategeko, kandi twirinde gushyira ubuzima bwacu mu kaga dukomeza no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Uwiyita
hanyuma Ndahayo Martin ati umunyarwanda uzafatwa ari gupfobya jenoside yakorewe abatutsi azahanwe by'intangarugero. Naho ambasaderi Olivier Julu ati mwiriwe neza radiyo Rwanda mbakurikiye ni mu mujyi wa Karongi, bwishyura rwose twirinde covid twivuye inyuma. Abandi batanze ibitekerezo barimo n'Inezeza uvuga ko twumvira mu murenge wa Cyato ahitwa Hangari, ati nukuri twese nk'abanyarwanda birakwiriye ko twamaganire kure abagipfobya jenoside, dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Isi irakataje mu iterambere kandi igihugu cyacu nticyasigaye inyuma. Ni muri urwo rwego dushishikariza abantu b'ingeri zose cyane cyane urubyiruko rw'imbaraga z'igihugu kwitabira kwiga imyuga n'ubumenyingiro kugira ngo rubashe kwihangira imirimo, bityo ubukungu bw'igihugu n'imibereho myiza y'abagituye birusheho gutera imbere. Mugane amashuri yigisha imyuga n'ubumenyingiro mu nzego zinyuranye. Akimuhana kazi imvura ihise. Hitamo neza. Iga imyuga n'ubumenyingiro ubashe kwihangira umurimo, wigire wihesha agaciro. Erega kwiga imyuga n'ubumenyingiro niyo soko y'iterambere rirambye. Ubu butumwa n'ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro Rwanda TVET Board ku nkunga ya Swiss Agents for Development and Cooperation SDC. twabibabwiye mu kanya, hari imiryango igera ku 170 mu karere ka Rubavu yasenyewe burundu n'imitingito yakurikiye iruka rya Nyiragongo. Abo muri iyi miryango bakaba bashimira leta y'u Rwanda kuba barakodesherejwe aho kuba mu gihe cy'amezi 2. Ni mu gihe ubu ngubu hagikorwa iyi nyigo irambye izagena uburyo bwo gusana ndetse no kongera kubaka inyubako zagizweho ingaruka n'iyi mitingito. Reka iby'inkuru byose tubibaze Jean Paul Maniraho. Muri ibi byumweru 2 bishize ubuzima busanzwe bumeze nk'ubwagarutse mu mujyi wa Gisenyi. Bamwe bakomeje imirimo yabo itandukanye, abandi baragerageza gusana inyubako zabo zangiritse bitewe n'uko ibiza by'imitingito byaje bitunguranye. Ab'inzu zabo zasenyutse burundu bahise bahabwa ubufasha bwo gukodesherezwa aho kuba. Urabona gusembera ni ibintu bibi cyane. Narimerewe nabi, sinaryaga ku manywa, kujya kuvumba ibiryo birakomeye. Narimerewe nabi rwose pe. Naranahunze njya kuri Mahoko, ngeze aho ndagaruka nza hano mu baturanyi. Muri rusange ubufasha basizwe heruheru n'imitingito barimo guhabwa burimo gukodesherezwa inzu no guhabwa ibikoresho byo mu rugo n'amafunguro. Icyakora bafite inzu zasenyutse burundu batarahinduza cyangwa batarabona ibyangombwa by'izo nzu basabye ko nabo bakodesherezwa bakabona aho kuba. Kandi twagiye tugura amapariseri dusa nk'abateranyije nka famiye, twakoraga famiye. None bari kuza bagera kuri buri rugo bakakubwira ngo zana icy'ubutaka. Murifuza iki? Icyo twifuza nuko nkuko duteranyije icyo cy'ubutaka nka famiye, igihe cyose tutari twabana uburyo bwo guhererekanya ububasha n'abatugurishije, twumvaga twese buri wese bajya baza bagafata izina rye bakandikaho iyo nimero y'iparisere kuko famiye igiye iri ukwayo. Aha umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe iterambere ry'ubukungu Deogratias Zabonimpa yasabye abaturage kwegera inzego z'ubuyobozi zikabafasha kubona amacumbi, ariko bakihutira gushaka ibyangombwa byuzuye by'ibibanza byabo kugira ngo bizaborohere kongera kubona izindi nzu. Iyo twishyurira umuturage twakodeshereje kubera ko yahuye n'ibiza, dukwiriye kuba dukorera mu mucyo, bikanakorerwa mu mucyo, tukagaragaza ko uwo twakodeshereje inyubako ye yari hari nubwo yaratarakora mutation. Twebwe nageza mutation mu karere ubundi tuzayikora mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Bivuze ngo no muri icyo gihe twishyura bene amazu twakodesheje, birashoboka ko na mutation zose zaba zarangiye. Twiteguye kubaha serivisi yihuse kugira ngo twese tukore ibitunganye kandi tubikore binoze. Ku rundi ruhande abaturage basabye ko bakoroherezwa ku bafite ubushobozi bakongera kubaka inzu zabo ntibakomeze kuba umuzigo kuri leta. Nyine dutegereje kubona baduhaye uburenganzira bwo kubaka, gusanura tugasanura cyangwa se bakadufasha bakadusanurira, nicyo dutegereje. Ibi biza by'imitingito byabaye haramaze gukorwa igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Rubavu. Ni muri urwo rwego umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Tuyishime Jean Bosco asaba abaturage kuba bihanganye kuko hasigaye icyumweru kimwe bakagaragarizwa uburyo bunoze bwo gusana no kubakamo inzu zabo. Ariko gusana mbere, bamara gusana ejo umutingito ntawe umenya ibiri mu nda y'isi, umutingito wagaruka zikongera zigasenyuka, nibyo twirinze. Akaba ariyo mpamvu nakubwira ko mu gihe kitarambiranye
abaturage mu byumweru 2 twihaye hashize kimwe hasigaye ikindi abaturage bazasana tumaze kubereka uko ubutaka bwabo buteye kandi bihangana ariko nkanabashimira uburyo babyakiriye uburyo babwira ukabona bari kumva kandi nicyo cyerekezo cyiza umukuru w'igihugu yatanze ni nacyo abaturage tugomba kugenderamo babifashijwemo n'abayobozi tubayoboye umunsi ku munsi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko inyubako zisaga 2660 zangijwe n'imitingito zirimo izigera kuri 307 zasenyutse burundu. Imiryango igera ku 177 niyo leta imaze gukodeshereza amacumbi aho igera ku 102 muri yo yiganje mu murenge wa Rugerero ndetse n'abandi bo mu mirenge ya Rubavu, Gisenyi na Nyundo. Hari abafite inzu zasenyutse ariko bari bafite ubushobozi bwo kwikodeshereza ndetse bamwe ngo banabonye inshuti n'abavandimwe bemera kuba babacumbikiye. Jean Paul Maniraho mu karere ka Rubavu. Tukiri ku nkuru zigendanye n'imiturire, akarere ka Nyarugenge ku bufatanye n'umujyi wa Kigali barimo gushyira mu bikorwa umushinga wo kubakira abatuye mu bice byegereye ruhurura ya Mpazi, ibice by'imirenge ya Kimisagara, Gitega na Rwezamenyo. Abarimo kubakirwa batuye aha hantu nabo ubwabo baragaragaza ko n'ubundi basanga hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Inkuru ya Bienvenue Damutus. Bamwe mu baturage mu karere ka Nyarugenge begereye ruhurura ya Mpazi bavuga ko batuye ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga cyane cyane mu bihe by'imvura kuko iyi ruhurura ibasenyera. Basanga icyakorwa cyose bakahava cyangwa se bakubakirwa mu buryo burambye kandi bubarinda amakuba bacyakira na yombi. Mbese imvura yaraje iragwa irangije dutwarira amazu dusigara hero gutyo nyine ntaho dufite tujya turacumbitse n'ubukode buratugoye mbese ntago byoroshye. Leta nyine nk'umubyeyi wacu yadukura mu bukode kuko kwishyura amafaranga y'amazu biratugoye. N'ugufashije kwishyura uyu munsi ejo ubwishyu bukabura. Kutwubakira ntago wabyanga ariko nyine bibaye byiza n'amafaranga akaba hari byarushaho kuba byiza bakayaduha. Unaje muri Kigali muri za 90 umuntu aba ari umukecuru. Ibintu byo kujya kwangara rero ujya n'ahantu utazi ntago ari ngombwa. Ngiye ku gitekerezo cyanjye kuko hano harimo inzu ebyiri iyo mbamo niyo umuhungu wanjye abamo. Ngiye ku gitekerezo cyanjye manumva mwaduha inzu mukampi yanjye n'umuhungu wanjye mukamuhiye. Nuko badukura hano bakaduhingurane twigendera. Nk'ubu mfite umuryango ntago nabana n'umukwe wanjye mu nzu. Byaba byiza harimo abayakeneye ariko ngi cyifuzo cyanjye nuko nabona ingurane y'amafaranga nkigendera. Aho turi tubona nta miturire myiza ihari. Kutwubakira nabyo ni byiza ariko ikizajye icyifuzo numva afite nicyo ko umuntu baduha nk'amafaranga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega nawo ukora kuri iyi ruhurura Uzamukunda Natali asobanura ko abaturage barimo kubakirwa ku butaka basanzwe batuyeho kandi ngo byakozwe nyuma yo kubyumvikanaho no guhabwa amakuru yuzuye kuri iyi gahunda. Bafite uruhare mu itangira ry'umushinga kandi bafite amakuru uko umushinga ugenda ko rero batangiye gusiza bahura n'abaturage. Aho bageze hose nimba ari setting bagiye gutangira kuzamura inkuta ubu bahuye n'abaturage kugira ngo bumvikane n'abaturage niki cyaba kigiye gukorwa. Icyiza rero nuko umuturage yahabwa ingurane y'inzu ariko umuturage akaguma noneho hahandi yaratuye kuko niho yaramenyereye. Iyo bayigumyemo bituma n'ubuzima bwabo budahungabanaho. Mu baturage batangiye kubakirwa mu rwego rw'uyu mushinga ni Ntabumvino Kirisensiya avuga ko kuri ubu bashimishijwe nuko bagiye gutuzwa ahantu hatazashyira ubuzima bwabo mu kaga. Imbogamizi twahuranaga nazo ng'igihe cy'imvura wasangaga amazi yasandaye ugasanga mbese nta mutekano hari w'abaturage kubera amazi. Kuri iyi gahunda leta iduteganyiriza ibyiza. Urabona bagiye kutwubakira inyubako y'icyerekezo kigezweho rwose nta kibazo dufite. Leta no mubyeyi ntabwo yaduteganyiriza ibibi. Rwego rwo kwirinda ko umuturage uhawe ingurane y'amafaranga atajya handi akubaka mu kajagari, Akarere ka Nyarugenge n'umujyi wa Kigali batekereje ubu buryo bwo kubakira abaturage aho basanzwe bafite inzu kugira ngo hanozwe imiturire n'ubuzima bw'abaturage budahungabanye. Umuyobozi nshingwabikorwa w'Akarere ka Nyarugenge Ngabonziza Emmy yemeza ko uretse gutuza abaturage ku butaka bwabo bazanahabwa inzu nziza mu rwego rw'ingurane. Ni ahantu hatuwe nabi ariko nk'ubuyobozi bw'akarere n'umujyi wa Kigali bufite projet igamije gufasha abaturage bahaturiye kuvugurura imiturire bagaguma gutura ku butaka bwabo
hakazamuka amazu meza bakayahabwamo nk'ingurane ku butaka n'umutungo wari uhari kandi bakahatura bahishimiye bigahindura imiturire yaho, ibyo kandi bikazanakomeza. Muri gahunda inyubako ya mbere yamaze kuzura hashyizwemo imiryango 8 mu murenge wa Kimisagara, gafite agaciro ka miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe indi nyubako itangiye kubakwa mu murenge wa Gitega hafi y'amazi izaba igizwe n'inzu 28 ikaba ifite agaciro ka miliyoni zirenga 350 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo bikaba biteganijwe ko izashyirwamo imiryango 90 kandi kubakira indi miryango bikazakomeza. Bienvenue Dame Tusi, Radio Rwanda i Kigali. Arakoze bienvenue. Reka dusoreze mu bijyanye na siporo. Didasi, hari abantu bari gukora siporo none ubu ngubu zijyanye n'ibintu byo kuzamuka imisozi ngo bishobora no kuba bidakomeye. Nibizwe nka hiking, baravuga ko idasaba ingufu zihambaye ku buryo buri wese yayikora ndetse ngo ni na nziza ku buzima. Fiston Felix yaganiriye nawe. Itsinda ry'abakora siporo rirahagurutse rigiye kuzamuka umusozi wa Rebero uri mu karere ka Kicukiro. Agenda baterana umwete ngo hatagira ucika intege bakamusiga. Baranyuzamo bakarindana. Bageraho bagomba gusimbuka bagafashanya. Abakora iyi siporo yo kurira no kumanuka imisozi bavuga ko ari nziza ku buzima kandi ko usibye kugorora ingingo inabafasha mu kubona umwanya wo kumenyana. Ni nk'indi siporo yose nk'uko wenda ushobora gukina football cyangwa se ukajya muri gym ubiri cyuya ukoresha umubiri, nta zindi imbaraga zidasanzwe, yego urananirwa ariko ni nk'uko wakwirukanka. Siporo rero siporo iraryoha na aventure kandi guhora na siporo no kureba ibintu bishyashya, no kubona abantu bashyashya, no kubona ahantu hashyashya, no kubona wowe ubwawe mushyashya. Biraryoha cyane. Ikindi ni siporo ukore umubiri wose, ukajya ahantu hari umwuka mwiza, ubona n'ahantu heza like ugatembera. Siporo nziza iguhuza n'abantu, connection ziba zikenewe. Abakora iyi siporo kandi bavuga ko isaba kwitegura no kwiyitaho nyuma na mbere yayo. Ntabwo wabyuka mu gitondo ngo uvuge ngo ndahita hikinga gusa, ugomba kuba ufite inkweto zihikinga kugira ngo sitaza kuza kukurya mu nzira. Uba ugomba kuba waraye witeguye. Watakaje amazi menshi, watakaje isukari nyinshi, unywa amazi yarahagije, ukanywa isukari ihagije ariko iri naturere, mu mbuto n'ibintu nk'ibyo. Impuguke muri siporo zikorerwa hanze, Ngirinshuti Patrick, avuga ko usibye kuyifasha mu kugorora ingingo ari na siporo itatera ikibazo uyikoze, ahubwo ko ifasha uyikoze mu kwiyongera ubumenyi. Ni siporo nk'izindi kuko ibaninga kalori nyinshi cyane, ifite umuntu agira ubuzima bwiza, ariko uretse n'ibyo ni siporo navuga ko ifungura mu mutwe, ituma uhangana n'ibintu uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi mu buryo butandukanye, ibigoranye uburyo byitwaramo. Abantu bamenyereye ko ubundi ngo bigogwe ari y'abakomando, ariko uyu munsi nanagiyeyo tumaze kurira, ndakeka kugerageza kumpamagara aribwo gitangira kuyurira. Ubu nibwo tugeze hejuru. Nibaze bagerageze barebe ibyo byose, impinduka bazazibona ari mu buzima bwabo bwa buri munsi, ko abantu tuzanye ari uburyo babana na bagenzi babo mu rugo, ari uburyo babana na bagenzi babo mu kazi n'ibindi byose bitangira guhinduka, birahinduka, biratandukana. Abantu baba muri adventure, bakora adventure, imikorere yabo itandukana n'iy'abandi. Inzobere mu by'ubuzima zigaragaza ko siporo ifasha mu kurwanya indwara zitandura kandi ikarinda uyikora guheranwa n'umujagararo benshi bita stress. Fiston Felix Habineza, i Kigali. Muri gahunda tumenye igihugu uyu munsi turabagezaho, reka tubagezeho kandi inkomoko y'ahitwa Twibarangure ni mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Abahatuye bavuga ko iri zina rikomoka ku mugore wahapimiraga inzoga y'ikigage akagira amahane kuko nta wagendaga atamwishyuye, nihangana kandi ryiswe Kwibarangura, aho naho hahimbwa kuva icyo gihe rero hahise hahimbwa Twibarangure. Ndabona iyo ngiyo hidahise iboneka. Reka dukomeze n'aya makuru, hari ibindi tugarukaho byo mu mahanga. Mu mahanga nuko kuri uyu wa kabiri w'icyumweru gitaha Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan byitezwe ko azagirana ibiganiro n'abagore mu gace ka Dodoma bagera ku 1000. Ikinyamakuru The Citizen kikaba cyanditse ko amatsinda y'abagore baba mu nteko ishinga amategeko atitawe ku mashyaka bakomokamo n'abaturutse mu turere dutandukanye n'aba rwiyemezamirimo aribo bazahura n'uyu mukuru w'igihugu. Muri Tanzania kandi inguzanyo iki gihugu cyakiriye ingana na miliyari 200 azakoreshwa
bikorwa byo kubaka imihanda cyane cyane mu buryo cyangwa se mu mihanda yo mu byaro andi agashyirwa mu burezi. Ni inguzanyo kandi yakiranwe yombi nk'uko byatangajwe na minisitiri w'imari muri iki gihugu Dr Mwigulu Nchemba. Iyi nguzanyo ikaba yatanzwe na banki y'isi. Mu yandi makuru nuko abakongomani baba mu mahanga bikoze ku mufuka mu rwego rwo kugoboka bene wabo bo muri Kongo bashegeshwe n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Bamwe bahungiye Bukavu abandi bari Kavumu. Nubwo hatatangajwe agaciro k'ibyo iyo miryango itandukanye yatanze, ibitangazamakuru byanditse ko harimo imyenda, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibiribwa. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru nabo bashyizeho uruhare rwabo ruzagoboka nibura abagera kuri 200. Aha muri Bukavu na Kavumu nibura harabarurwa abagera kuri 500 bahacumbikiwe nyuma y'uko bakuwe mu byabo n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Tugaruke kuri ya nkuru twatumaze kubabwira yatumenye igihugu, aho tugiye kubabwira ku nkomoko yahitwa Twibarangure ni mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo. Abahatuye bavuga ko iri zina rikomoka ku mugore wahapimiraga inzoga y'ikigage akagira amahane kuko ntawagendaga atamwishyuye. Twibarangure ni santere y'ubucuruzi iherereye mu kagari ka Nyabikiri kuri kilometero 10 gusa uvuye mu mujyi wa Kabarore werekeza mu mudugudu w'icyitegererezo wa Nyabikiri. Ni kuki iyi santere y'ubucuruzi yiswe Twibarangure? Mu gushaka kumenya imvo n'imvano y'iri zina turi kumwe na Ngirimana Eliya hamwe na Marushimana Budara batuye aha Twibarangure kuva mu mwaka w'1997 mu gihe cy'isaranganya ry'ubutaka, kuko mbere y'umwaka w'1994 hari pariki y'Akagera, bivuze ko nta muntu wari uhatuye. Iyi santere y'ubucuruzi yitwa Twibarangure. Ni izina ryihariye benshi batera n'ikibazo bagashaka kumenya uburyo baba barahise Twibarangure. Hari umubyeyi waryise ko umuntu yita izina ahantu runaka ariko atazi ko rizabaho. Nibyo yivugiraga abaturage babigenderaho. Ubundi wumva wowe ku giti cyawe iryo zina rya Twibarangure ryarakomotse hehe? Umubyeyi wanjye yahatuye muri 1997 nibwo baje bafata ubutaka hano bahabwa ubutaka babasaranganya. Ahari ishyamba hano hari ishyamba. N'uyu mubyeyi yaje nawe aratuzwa akajya abwira abantu ati Turibarangura, nabo bajya bamubona bakamwita Twibarangure, bisoza izina rifashe gutyo bakajya bahita Twibarangure. Hano nahatuye kuva muri 1997. Nibwo hatangiye hitwa Twibarangure se? Oya, ntabwo hahise hitwa Twibarangure. Twahatuye ari mu ishyamba bisanzwe ku buryo n'ahantu twicaye hari ibikumba by'inka. Uko iminsi igenda yicuma hano twari dufite data w'inyangamugayo cyane, arareba aravuga ati nta mpamvu yuko tuzahora mu ishyamba, reka twihangire isantere hano. Ku buryo n'abantu bahatuye nta muntu wigize ahagura, bahahererwaga ubuntu ku butaka bwe, n'abandi badikanyije akababwira ati ntituzature mu bihuru, reka twishakire isantere. Ubwo noneho rero kugira ngo hitwe Twibarangure, uyu mubyeyi witwa wayisabye we aza n'imizi n'imiganda yubaka, ngira ngo umunsi umwe yanayirayemo inzu, niwe haraye bwa mbere. Ubwo noneho tubana ahangaha nkajya nzanza kubaka, njyewe nubakaga hano, tugenda tumenyerana. Mbese hari ukuntu yishimaga, imbabaga yasomye akantu sinzi ukuntu byagendaga, akagira n'amahane kubi ati ni Twibarangure uyu mugore. Biba Twibarangure, umushatsi wese ati mujye kwa Twibarangure ibityo. Mu busobanuro twahawe na Ngirimana Eliya hamwe na Marushimana Budara batuye aha Twibarangure, mwumvise mu majwi yabo bita cyane ku witwa Wayisabye Forotiya ko ari w'iri zina ryakomotseho. Arakoze kuri iyo nkuru atugejejeho, ni nayo itugejeje ku musozo w'aya makuru. Munana ngushimire cyane. Reka nawe ngushimire cyane, kandi nuko nguko nyine tuyasoje dukomeza kubeforiza kugubwa neza, ari nako mukomeza gukurikira ibiganiro bya Radio Rwanda. Hagati aho ngaho andi makuru nayo araza kubageraho mu masaha ari imbere.